ushobora guhora ufite inyota idasanzwe, ujya mu bwiherero buri kanya by'umwihariko nimugoroba, ujya mu bwiherero kenshi. Iyo isukari y'amaraso ishobora kuba isukari y'amaraso iri kuzamuka, cyangwa se mu buryo wenda abanyarwanda tubyumva neza ushobora kuba ugiye kurwara diabetes cyangwa se diabete. Ariko diabete ari ubwoko bubiri. So ngiye kuganiriza ku bimenyetso ushobora kwirebaho ku mubiri wawe, ukamenya niba isukari iri kugenda ikuzamukana mu mubiri, ukamenya ibyo bimenyetso. Kuko diabete nasanze ari uburwayi bubi, cyangwa se iyo isukari yabaye nyinshi mu mubiri ni ibintu bibi cyane, ni ibintu byangiza usibye n'ubuzima bw'ubuzima n'imibereho irahinduka. So rero ngiye kuganiriza ku buryo ushobora kumenya ibimenyetso byerekana ko nyine isukari yawe yazamutse cyangwa se yabaye nyinshi mu mubiri wawe. Ikintu cya mbere rero ni ukugira inyota idasanzwe. Uri kunywa amazi ugahora ufite inyota, uri kunywa amazi ugahora ufite inyota, uri kunywa amazi urumva ushaka uri kunywa amazi, cyangwa se n'ibyo uri gufata kugira ngo wivure inyota ariko kumva ntagishira, icyo uri gufata cyaba gikonje ntaho kiri gukora. So icyo gihe ntabwo aba ari ibintu bisanzwe, ahubwo isukari yatangiye kubana nyinshi mu maraso, kandi ni ibyago bikomeye cyane. Ikindi ni ukujya kwihagarika kenshi by'umwihariko mu ijoro. Akenshi nijoro kujyayo ni ibintu bisanzwe wanyoye amazi, ariko hari igihe ujyayo bidasanzwe. Rero iyo ujyayo bidasanzwe kenshi cyane amaraso isukari mu maraso yatangiye kuzamuka. Ariko twabonye ko hari n'ikindi kimenyetso cyiza ku bagabo cyerekana ko ushobora kuba ugiye kurwara kanseri ya prostate. Ariko hano turi kuganira ku bimenyetso ushobora kwereka ko ufite isukari nyinshi mu mubiri. Ikindi ni ukumva ushonje cyane nubwo waba umajije kurya. Iyo wumva akenshi uhora ushonje ntabwo ari ibintu byiza. Nyine ntabwo mu buzima by'umwihariko digestive life or digestive system ntabwo ibiri gukora neza. So rero iyo uhora ushonje niyo wamaze kurya, icyo ni ikimenyetso cyiza gishobora kwereka ko isukari yawe iri kugenda izamuka mu maraso. Ikindi ni ukumva unaniwe cyangwa udafite imbaraga, akenshi wumva nyengera, nta kintu ushaka gukora, ukumva unaniwe. Hari n'abicara bagasinzira just kubera nyine ibyo bintu biri ku iyo sukari iri kugenda yiyongera ku mubiri. Ikindi ni ukutabona neza, byo bita blurred vision, kutabasha kubona neza. Iyo ufite diabete cyangwa se isukari yatangiye, ntabwo ari diabetes specifically, ahubwo isukari yatangiye kuba nyinshi mu mubiri, ntabwo ubasha no kureba neza, ntabwo wareba neza. Ni kwa kuntu ura n'umuntu wenda nayifite ukabona ntabwo usubuje, akavuga ariko sura umuntu atansubuje kandi anzi, ntabwo aba ari we, nubwo burwayi nyine baba bari kubimutera, cyangwa se niyo isukari iba yatangiye kuba nyinshi mu maraso ibiri kubimutera. Ikindi iyo ufite igikomere yitinda gukira. Iyo ufite isukari nyinshi mu maraso, igikomere niba wikomerekeje bitinda gukira cyane, wirwara n'ibintu urwara nyine igihe kinini. Ikindi ni ukwandura kenshi, by'umwihariko kwandura ino miyoboro y'inkari, ukagira akenshi ibyo bita urinary tract infections. Ni infections zifata imiyoboro y'inkari, ukunda kurwara nyine uburwayi bwa hato na hato. Icyo gihe nanone isukari yabaye nyinshi mu mubiri. Ikindi nanone kugabanuka kw'ibiro utabigambiriye, cyane cyane iyo ufite type 1 cyangwa se ubwoko bwa mbere bwa diabete. Ariko nanone bishobora no kugaragara ushobora kuba ari ikimenyetso gishobora no kugaragara kuri type 2 ya diabetes cyangwa se ya diabete. Ikindi ni ukumva ibiganza cyangwa se ibirenge bibyimba cyangwa bishyushye, cyangwa bisa nkaho bisinziriye, nyine wumva ufite ibinya, ibyo bita tickling or numbness. Iyo isukari igeze hejuru cyane, wumva ibirenge bishyushye, intoki n'ibirenge bikabyimba, urumva. Ubwo icyo gihe nyine ugomba kumenya ko icyo ni ikimenyetso gishobora kwereka ko isukari yatangiye kugera hejuru cyane. Ikindi uruhu rurijima, cyangwa se hano hari ukuntu mu ijosi no mu kwaha hagenda hagasa umukara, by'umwihariko hano inyuma mu ijosi. Biriya bintu ntabwo ari ibiboro bisanzwe, nyine uburwayi kandi uburwayi bukomeye cyane, ibyo bita acanthosis nigricans. Nyine kwa kuntu umuntu azana ibintu by'imikara hano mu ijosi no mu kwaha hagenda hagasa umukara, ni ikimenyetso kikwereka ko umubiri wawe utangiye kugira, cyangwa se amaraso yawe atangiye kugira isukari nyinshi, cyangwa se bita insulin resistance. So bishobora kuba ari ikimenyetso kibanziriza type 2 ya diabetes cyangwa se diabetes. So aya makuru none n'amakuru yizewe mbana nakuye kuri website zifite health information zizewe, by'umwihariko Mayo Clinics,
Mayo Clinic agaragaza ko ibimenyetso bishobora guterwa none n'izindi ndwara zo mu mubiri atari specifically ko isukari iri kuzamuka hejuru cyane, nazo kandi umuntu amenya umuntu amenya ubusobanuro bwimbitse iyo wagiye kwa muganga akagupima akamenya niba nyine umuntu uza ubifite akamenya niba nyine iyo sukari iri kuzamuka. Ariko iyo wipimishije bakagupima blood glucose barabimenya. So I'm sorry, you wanna subscribe inze, God bless you, you sharing, liking, commenting of the time yawe commenting. Man, I don't take that for granted, for sure. I don't take that for granted. I really appreciate you so much. I don't know what is wrong with me. I feel like I want to cough. I need water. So God bless you so much. And with you dropping I'm very available. Health tips. So God bless you. Abantu bose mukurikirana